Ese wigeze wibaza impamvu ubuzima bwawe buhora mu kajagari, nta mahoro, nta gutera imbere? Wenda ikibazo si abandi bantu, ahubwo ni ibintu wowe wifitiye ubwawe kandi ukomeza kwibandaho. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu 10 ugomba gukura mu buzima bwawe niba koko ushaka gutera imbere, kugira umutuzo no kubaho ubuzima bufite intego. Tega amatwi neza kuko bimwe muri ibi bintu ushobora kubifata nk'ibisanzwe nyamara bigutera igihombo gikomeye. Ikintu cya mbere ni uguhora ugereranya ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abandi. Nta kintu kibabaza nko kwigereranya n'undi muntu. Uzi ko ubuzima bwawe bumeze ariko ntuzi ubwundi wowe wigereranya nawe. Ibyo ubona ni uko agaragara, si ukuri k'ubuzima bwe. Kora iki kintu mu buzima bwawe, wibande ku rugendo rwawe. Ikintu cya kabiri ni ugukomeza kwitwaza ibyahise. Ushobora kuba warakomerekejwe, waratsinzwe cyangwa warapfushije ubusa amahirwe. Ibyo byose ntibikwiye guhora bigutwara intekerezo. Ahazaza hawe ntihagomba kuyoborwa n'agahinda k'ejo hashize. Ikintu cya gatatu ni ugutinya impinduka. Impinduka ni ngombwa. Iyo udatinya guhinduka, ubona amahirwe mashya. Gutinya impinduka ni nko gufunga umuryango w'amahirwe wowe ubwawe. Tangira kwakira ko iterambere risaba kuva mu byo wari usanzwe umenyereye. Ikintu cya kane ni ukugumana n'abantu bagusubiza inyuma. Aho mubana bafite uruhare runini mu buzima bwawe. Niba uhora uri kumwe n'abantu baguca intege, bagusebya, batemera indoto zawe, icyo gihe uzi ko ugomba guhitamo. Hagarika kubana n'abantu bahora bagusubiza inyuma. Icya gatanu ni uguhora wumva ko utuzuye cyangwa kudakwiye. Ibi ni ibitekerezo bigutera kwiheba no kwifata nk'udashoboye. Wige kwiyakira, wishimira aho ugeze kandi uharanire kuba version nziza y'ubuzima bwawe. Wikwemera ko uciriritse, udafite agaciro mu bandi. Ikintu cya gatandatu ni ugukora ibintu gushimisha abandi gusa. Iyo ushaka kwemerwa n'abandi, uba uri kubaho ubuzima bwabo, si ubwawe. Shyira imbere ibyo wumva bikuye mu mutima wawe. Nta muntu uzigera ugushimira bihagije nk'uko wowe wakwiyitaho. Ikintu cya karindwi ni ugutekereza cyane ku byo udafite. Igihe cyose wibanda ku byo udafite, uba wiyima amahirwe yo gukoresha neza ibyo ufite. Shima duko ufite, uharanire kutubyaza umusaruro, aho guhora ubabazwa n'ibitagaragara cyangwa se ibyo udafite. Icya munane ni ukugendera ku marangamutima gusa. Emotions ni ingenzi, ariko ntizikwiye kugutwara ngo zikuyobore. Ibyemezo bifashwe mu burakari, mu rwikekwe cyangwa mu bwoba biba bihubukiwe. Menya gutuza, utekereze mbere yo gufata icyemezo cyose gikomeye. Ikintu cya 9 ni ukudashimira ibyiza ufite. Iyo udashima, uba wirengagije impano z'Imana n'intambwe umaze gutera. Shima buri kantu gato, wige kwishimira ibyo ufite nubwo bitaba byinshi. Uko ugira umutima ushima, ni nako ubuzima bwawe burushaho kugira amahoro. Icya 10 ni ukwigira nyamwigendaho no kudasaba ubufasha. Wikumva ko ushoboye byose wenyine. Hari igihe tugira intege nke, tugahura n'ibikomeye. Kwemera ubufasha si ubugoryi, ni ubutwari bwo kwiyakira no gusaba inkunga igihe uyikeneye. Muri make rero, ibi bintu 10 bishobora kuba ari byo byibasiye ubuzima bwawe ariko utabizi. Ntugapfire mu kintu uzi neza ko kigukomeretsa. Tangira ubyikuremo buhoro buhoro, uha umwanya umutuzo, imbaraga ndetse n'iterambere. Menya ko ubuzima ari ubwawe, nta wundi uzabubaho neza. Ni wowe ubwawe ugomba kubugira bwiza cyangwa ukabugira bubi. Iyi video niba igufashije, kanda like ndetse na subscribe.